reka ndabanze ngusubize icyo ngicyo ntaribagirwa ngo ni G-What G-Tough. amazina ye y'ukuri ni ayahe Ababizi bamfashe. ntabwo ntimuzi abazina uvuze rero ntabwo turamwitaho pe ntabwo turamwitaho ntabwo turamuhamagaza mu rwego rw'ubugenzacyaha indirimbo uvuze ubwanjye sindayitaho. Ndabasuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, tubahaye ikaze hano kuri Mugisha TV. Dr Murangira Bitsiyeri, umuvugizi wa RIB, yavuze ku ndirimbo ya G-Tough yitwa Kubita kuri ka kandi amazi aze, imaze iminsi iri kubica bigacika hano ku mbuga nkoranyambaga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahakanye amakuru ko rwahamagaje G-Tough kubera indirimbo aherutse gukora imaze iminsi iri kuruza ku mbuga nkoranyambaga kubera amagambo ayirimo benshi bemeza ko ari ibishego. Ku mbuga nkoranyambaga hari hamaze iminsi hacicikana amakuru ko RIB yahamagaje uyu musore ngo abazwe kuri iyi ndirimbo ye itavugwaho rumwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kabiri, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko batigeze bahamagaza G-Tough ndetse ko n'iby'indirimbo ye batarabyitaho. Atuvuze ntabwo twari twamwitaho pe, ntabwo turamuhamagaza mu rwego rw'ubugenzacyaha. Indirimbo uvuze njye ubwanjye sindayitaho, ni indirimbo ivuga iki, irimo ibiki? Dr Murangira yavuze ko inshuro nyinshi ikintu bitaho cyane ari abaturage kuko uwakoze indirimbo we yatanze icyo afite. Ati burya umuntu atanga icyo afite, uriya we yabahaye icyo afite, ikibazo ni icyo abayakiriye bo bakiriye biki. Yakomeje agaragaza ko akaga gakomeye mu isi y'ikoranabuhanga atari umuntu wasangije abamukurikira ibintu bitari byiza, ahubwo ari abantu bashima bagashimagiza ibyo bintu. Ku rundi ruhande, Dr Murangira Thierry yavuze ko ikibazo cy'abakora ibihangano nk'ibyo ndetse n'ababyamamaza kiri buze kwigwaho nta gutoranya. Atabo bafite uruhande rwabo ruza kwigwaho kandi nta gutoranya. Abo bose biraza kwigwaho bisuzumwe kuko ibyo navuze sosiyete nyarwanda ikwiriye kubaho mu mudendezo. Dr Murangira yongeyeho ko uwakoze igihangano nk'iki akabona adakurikiranywe adakwiye gushyekerwa ngo yumve ko abantu bashimye ibyo akora. Aha yifashishije umugani w'ikinyarwanda ugira uti agashyekero kayirazamo, bishatse kuvuga ngo agashyekero karaza inkware mu mutego. Mushimire abakurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.